ariko kandi ibyo ntibyatumye bacika intege bavaga mu ngo zabo bakajya mu iteraniro ariko kandi ibyo ntibyatumye bacika intege bavaga mu ngo zabo bakajya mu iteraniro hagati mu gihugu. Marayika w'Uwiteka burya bamisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Marayika w'Uwiteka burya bamisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Amatsinda y'abagenzi yabaga yerekeje Yerusalemu, abashumba bavuye mu mikumbi no mu masho yabo, abarobyi bavuye ku nyanja, abahinzi baturutse mu mirima yabo, bose berekezaga intambwe zabo aho Imana yababonekeraga. Amatsinda y'abagenzi yabaga yerekeje Yerusalemu, abashumba bavuye mu mikumbi no mu masho yabo, abarobyi bavuye ku nyanja, abahinzi baturutse mu mirima yabo, bose berekezaga intambwe zabo aho Imana yababonekeraga. Marayika w'Uwiteka burya bamisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Marayika w'Uwiteka burya bamisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Dore itumba rirashize, imvura imaze gucika n'uburabyo burarabije, igihe cyo kubyigira kw'inyoni dore kirageze, twumvikane mu gihugu cyacu. Dore itumba rirashize, imvura imaze gucika n'uburabyo burarabije, igihe cyo kubyigira kw'inyoni dore kirageze, twumvikane mu gihugu cyacu. Zuba ryo gukiranuka rirasiye abakiriye, rivugurura basusuruke. Ibyabaye kuri Naboti w'i Yezereli, yarafite uruzabibu rwiza hafi y'ubwami kwa Ahabu w'i Samariya. Ahabu ati yewe Naboti mburuzabibu rwawe nzaguhingurane nushaka nzaguha ifeza ariko twari turi kumwe namwe ubushize, abo mubona mureba neza kandi mwumva ni abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Akaba yitwe rero tugarutse muri uyu mugoroba cyangwa se muri uyu mwanya kugira ngo dukomeze tuganirire hamwe namwe ijambo ry'Imana. Ni byiza rero mbere yuko tubimbura gahunda zacu, reka duce bugufi dupfukame maze dusenge dukurikizeho ibindi. Turagushimye turaguhimbaje Data wa twese, uduhaye umwanya mwiza wo kongera kugera ahangaha ngo tuganire ijambo ryawe n'abakozi bawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Abatureba n'abatwumva uzurira amatwi yabo gukurikirana byafashe umutima mwami, uyiha imitima kubyakira kandi bikwiriye guhesha icyubahiro mu isi no mu ijuru, abantu benshi bakakugarukira, maze mwami abatakuzi bakakumenya, ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Aya masaha ni meza kandi abo mureba nabo mwumva kuri mikoro ni abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi mu kiganiro y'ubutumwa
ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Nk'uko rero twabasezeraniye mu gihe gishize n'uyu munsi nitwe tugarutse mbere yuko dutangira. Ndagira ngo abaraha muri kureba abatumirwa abararikwa bacu mushobore rwose kutumenya kugira ngo nkaba ndi umugorozi mu itorero ry'ababwirizabutumwa bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Murakoze cyane rero, bugufi bwacu hari mugenzi wacu nawe arivuga kugira ngo tuze kubana nabo munsi. Undi ukora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, abatumirwa baje ni Kwisaba Muzezande Daniel. Murakoze. Yego, bugufi bwe ndabona hari undi mugenzi wacu nawe turamwakiriye niyivuge. Nanjye ku mazina nitwa Emmanuel Nzeyi, ndi umubwirizabutumwa w'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Murakoze. Urakoze cyane. Ku ruhande ndabona hari undi musaza nawe natubwira amazina ye kugira ngo tubane nawe mwamumenye. Turabashimiye cyane kutwakira muri uyu mwanya. Rero ku mazina ni Nderabakura Antoine. N'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo. Yashyizeho itegeko mu Bisirayeli iryo yategetse ba sogokuruza ngo babibwire abana babo, kugira ngo ab'igihe kizaza bazabimenye, nibo bana bazavuka ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo. Umurongo wa 7, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwa ibyo Imana yakoze, ahubwo bitondera amategeko yayo, be kuba nk'abasekuruza ab'igihe cy'ibigande cy'abagome, batiboneza imitima yabo idakiranukira Imana. Iri jambo ritweretse neza yuko amateka akwiye kuvugwa kugira ngo abo byabaye bareba, abo byabaye bahari bashobore gufasha abaje nyuma, abatarabayeho icyo gihe cyabyo. Iri ni ijambo ridufasha kubimbura tugahaguruka kugira ngo ikiganiro cyacu tucinjiremo nyirizina. Ubwo rero nk'uko twababwiye ubushize niko bimeze, kandi twababwiye ko ari nk'imirongo migari turi kubaha, ariko ko tuzagenda tubigarukaho niko binameze. Rero nkagira nti uyu munsi ubwo turi hamwe n'abatumirwa bacu muri kureba, mwamaze kubumva, mwamaze kubabona ko biri kose hari n'abatabazi ariko bari barabamenye. Ayo nayo ni amahirwe. Uyu munsi ndagira ngo duse noneho n'abavuga kuri bike muri bya bintu twitaga imirongo migari, noneho yenda base n'abadusobanuriye kugira ngo nawe ubashe gufashirizwamo. Hari ikibazo twibaza tuti wenda ndakibaza uriya Emmanuel Nzeyi cyangwa se Emmanuel Nzeyi, hari aho ibyanditswe bivuga ngo iki? Bivuga ko ubutumwa butangira bute? Ubundi abantu batangira ubutumwa bate? Bigenda bite? Ibyanditswe byaba bibivugaho iki? Ngo uyu muntu uri kudukurikirana, uri kutureba muri uyu mwanya, ngo nawe agiriremo amahirwe yo kumenya uko ubutumwa iki byanditswe byavuze uburyo butangirwa n'abantu babyifindiye, Imana ikazabijamo nyuma, butangirwa n'Imana. Murakoze cyane, nizere ko Muzeyi ikibazo wacyumvishe. Karibu, mikoro ni yawe. Urakoze. Ubutumwa ni ubw'Imana, ubutumwa si ubw'umuntu, ntibutangirwa n'abantu, ahubwo butangirwa n'Imana ubwayo. Yego. Twiyambaje Abafilipi mu gice cya mbere umurongo ni wa 6, haravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Imana niyo itangira ubutumwa ikaburarikira bitoranije, ariko ubutumwa butangirwa n'Imana. Amen. Butangizwa n'Imana, butangwa n'Imana, Imana ikabuha bitoranije kubuvuga, ariko ubutumwa ntibutangirwa n'umuntu, ahubwo ubutumwa butangwa n'Imana. Amen. Nta nigena n'igihe ubutumwa akeneye kugenda n'igihe buzaberamo. Nko mu gitabo cy'Ibyakozwe 17:26 haranditse ngo nige n'igihe n'imyaka, ikagera n'aho abantu batura, ikagira n'ingabano zayo, ibihe n'ibitanga. Muri tragedy rero 658 isubiye 3 haratubwira ngo
buri kinyejana cyose imana igitegura ubutumwa igategura n'abantu ibuha bakazabugeza noneho ku bantu imana yateguye. Amen. Nibyo umusaza aratubwiye ati ubutumwa butangirwa n'Imana, nibyo rwose, kandi ikagena igihe ikagira n'abibuha, ntabwo bipfa kwiyuhagurutsa gusa ngo umuntu avuga ati ngiye kubwiriza, ahubwo ni Imana ubwo ibitangira ikanamuhamagara ikabumuha. Imana iguha umugisha cyane. Sinzire ubutumwa ni ubwayo, yego, n'igihe ni icyayi, n'abantu ni abandi. yego, ubwo rero iyo ubutumwa buhanuwe busohora ku gihe Imana yagenye buzaba bukenewemo, kuko Imana ireba mu itangiriro ikareba ikageza no mu iherezo rwose. ubwo rero kuko abandi ari abayo, igihe baba bagomba guhabwa ubutumwa kigenwa n'Imana, nuko Imana ikabaha ubutumwa buhwanye n'igihe barimo kugira ngo bubakize. niyo mpamvu ubutumwa n'ubw'Imana bukomoka kuri yo kandi ikabusohoza mu gihe yagenye. Imana ibaha umugisha cyane. Wenda kandi kabazo k'amatsiko umuntu arakomeza kuvugaho, nibyo, none se niba ubutumwa butangizwa n'Imana nyine mu gihe cyayo, ikabuha abo yagenye, ikabuha abo yatoranije, ubwo muhaguruka mwebwe mwaranzwe n'iki? Ubundi burangwa n'iki? Se burangwa n'ubugorozi, burangwa se n'ikanguka, ese burangwa n'ivugurura? Ese ubutumwa ubundi butangira bute mu nyandiko zera? Hari icyo baba barabivuzeho? Karibu. Urakoze. Ikanguka ryahanuwe muri Bibiliya mu gice cya 5 cy'Abaefeso mu 14 haranditse ngo yawusinziriye we kanguka Kristo abone uko akumurikira. Kanguka uzuke. Kanguka uzuke. Kristo abone uko akumurikira. Amen. Kandi no mu bahanuzi batubanjirije nka Ellen White yeretswe ukuntu ikanguka rizaza n'ubugorozi bukaza ndetse n'ivugurura. Amen. Kandi bikabera igihe kimwe. Yego. Mu gitabo cyitwa ibyanditswe n'intoki na Ellen White cyangwa se manuscrit volume ya 21 urupapuro rwa 246 isubi ya 3 ndibwira ko nagifite muri telefone yawe wabasha kudusomera ku buryo we nawe yanavuze ko ibyo bintu nibiza hakurikijwe uramurongo w'Abaefeso 5:14 ko ibyo bizazira gukanguka no kuzuka. Yego ni manuscrit volume ya 21 urupa ikigisho cya nangwa se chapter igice cya 51 hariya ku rupapuro wavuze rwa 246 paragraph ya 3 hatu Elder Haskell and I have not died to have Van Hans or John's testimony coming until we had made as deep an impression as possible upon the people, and the spirit of reformation and genuine revival and waking up had took place. Madam White hari inkuru ari kuvuga ati umukuru w'itorero nangwa se umuyobozi Haskell hamwe nawe Madam White ntabwo bigeze babona na rimwe ubuhamya bwa Hans nangwa se Jones nyine buza ngo kugeza ubwo habaye gukangarana gukomeye mu bantu, maze haboneka umwuka urangwa n'ibintu bitatu. Haboneka umwuka w'ubugorozi, haboneka umwuka w'ivugurura ryimbitse, haboneka umwuka w'ikanguka bimaze kuboneka mu bantu, maze abantu barahaguruka batanga ubuhamya. Urakoze. Nukuvuga ngo Imana izanye umurimo wayo mu itorero ikanguka ivugurura n'ubugorozi Imana ibitangira rimwe. Amen. Ndetse Enote yakomeje no kuvuga ntiyavuga gusa avuga ko abyeretswe. Yego. Muri temonyaje ya 3 ku page ya 411 isubi ya 3 wadusomera n'ubundi. Haravuze ngo une œuvre de réforme umurimo w'ubugorozi dans des visions de la nuit mwiyerekwa rya nijoro. Il me fit montrer un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Nabonye ubugorozi bukomeye hagati mu bwoko bw'Imana. Beaucoup louaient le Seigneur. Benshi bahimbazaga Imana. Les malades étaient guéris. Abagwayi barakishijwe nabo barakize mbese. Et d'autres miracles s'opéraient. N'ibindi bitangaza byinshi birakogwa.
on remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui s'est manifesté avant le grand jour de la Pentecôte. Aravuze ngo mbese hagaragaye umwuka wo gusenga cyane nk'uwabaye rwose ku munsi ukomeye wa Pentecoste. Des centaines de milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Amagana n'amagana n'ibihumbi by'abantu ngo basuraga imiryango bayisobanurira ibyanditswe byera. Uwo mwuka wamaze kuza. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. Imitima yari yakabakabwe n'umwuka wera kandi hagaragaraga kwihana nyakuri. urakoze cyane. Ibyo twarabyize kandi tubyiga Imana yanabiduhaye. Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo twapfuye guhubuka gusa, ahubwo twize Bibiliya, yego, twiga n'ibitabo, nuko icyo Imana yateganirije turakibona. Yego. Imana iguha umugisha rero, murabona ko dufite abatumirwa benshi hano kandi badufitiye byinshi rwose, batuzaniye amateka ngo bidufashe kumva. Twabazaga tuti se bantu bahaguruka batu ubutumwa butangira bute? Babusubije muri kategorize ebyiri, kandi twabajije tuti se none mwe mwahagurutse mute? Wumvishe ko Imana itangira ibintu bitatu rimwe. Batubwiye ko umuntu akanguka, hagakurikiraho kwivugurura mu mutima, hanyuma umuntu agahaguruka akagenza ate akagorora. Ibyo twabyumvishe, murakoze cyane. Sinzi rero hariya hakurya ndahabona umusaza ndera bakura, hari icyo wabivugaho? Icyo tuvuga, Imana iyo ihagurukije ubugorozi bibona koko ko hari amahame yishwe, kandi nanone akaba ari amahame y'itorero ari naryo abantu bakiriramo. Yego. Ariko Imana igasanga abagomba kugorora ari uko bakangutse. Kandi nunasoma nabwo gukanguka ni byiza, ariko ugomba gukanguka ntiwivugurure. Ukamenya ngo Yesu araje, ukamenya ngo ibyahanuwe birasohoye, ukabimenya. Wakwiga ubuhanuzi ugasanga rwose turi mu gihe cy'Laodikiya, waje kureba ugasanga ubugome bwaravuzwe, ubugome hirya no hino burahari, amoko yasubiranye. Uti ibyo Yesu yavuze birasohoye, ugakanguka. Ukanguwe n'ibyahanuwe, uri kurebesha amaso ukabyumvisha amatwi. Ariko utivuguruye nk'uko ubisomye muri icyo gitabo, ikanguka no kwivugurura. Yego. Haba hari ikibuno. Erega n'abakobwa 10 barakangutse bose ari 10. Erega basigaye basinziye. Oya, bose n'abapfu barakangutse. Abapfu barakangutse, Yego, n'abanyabwenge barakanguka. Icyo abantu bagomba kwibazaho, gukangurwa n'ibimenyetso, gukangurwa n'ubuhanuzi ni byiza kuko byavuzwe n'Umwami Imana. Amen. Ni byiza. Ukiga ubuhanuzi ukagukangura, n'ibimenyetso ukabibona ukabikanguka. Ariko kwivugurura nanone ni imbaraga y'umwuka ugomba kwakira, ivugurura umutima, umuntu akava mu rupfu rw'iby'umwuka. Amen. Yamara kuva mu rupfu rw'iby'umwuka, ubwo ku Mana uwarabonetse. Amen. Yakangutse, tena yivuguruye. Daboro w'Imana yamubonye. Amen. Uwo rero araja kugorora isi, aha agorora amahame gishwe, iyongere yigisha abantu gukanguka, iyongere yigisha abantu kwivugurura. Amen. Niyo mpamvu nguko iki kibazo kibajije mwene data Emmanuel, mu gihe nk'iki cy'Laodikiya, mu gihe nk'iki cy'imperuka, gukanguka kwarahanuwe, kwivugurura kurahanurwa, n'ubugorozi burahanurwa. Ubwo rero ndumva ko yagushubije rwose, ni ukuri kutagishwa impaka. Tuba twanabwira n'abatwumva, Yego. ndiyo haje habaho kwitiranya gukanguka no kwivugurura ni bibiri. Wakanguka utakwakira ivugurura ukaba ubaye umwe mu bakobwa batanu b'abapfu. Ndubwira ko ari cyo nabo babuze. Nicyo babuze. Kuko barakangutse. Barakangutse. Ariko babuze ivugurura mu mutima. Basi bitwa abapfu. Pole sana. Ndiyo. Ibi rero murakoze cyane, murakoze mugize neza.
ntaratera agatambwe ndabwira abadukurikiranye ko kuri WhatsApp mushobora kwandika plus de 143 27 plus de 143 85 27 27 27 4 guteranya 243 ugashiraho 85 27 27 hanyuma 4 kuri YouTube urahaje wandika ijambo bugorozi yego kuri Radio King urandika ijambo la reforme ahangaha uradukurikirana urohereza ubutumwa bugufi turaza gucisha mu ijisho mukanya tubusome tumenye ko muri kumwe n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi mu kiganiro amateka y'ubutumwa bwiza kandi iki gice cya mbere kiradufashije cyane ntucikwe ntusiganwe ni byiza ngo bigusigurarangaye dore abantu Imana yabatumyeho kandi baje no kubabona uziko bijya bigorana cyane hanyuma rero reka nje ku kibazo cya kabiri ndakibaza muze kwisaba bugufi bwanje nubwo namwe muragira icyo mukivugaho nibishoboka ndakonzi ko iyo mutubwiye ko mwahagurukanye gukanguka kwivugurura kuvugurura no kugorora ariko ubundi satani yo abonye ibyo bihagurutse nawe ntabwo avira mwaho nta ntambara z'umwuka zari zihari icyo gihe zingigwa butumwa byari bimeze bitembe muze urakoze nubwo habonetse umwuka w'ikanguka n'ivugurura ariko ntihabuze kuboneka n'umwuka w'ubwaka buri mu bukusi yego ubwaka buri mu bukusi bwaje bufite imbaraga nabwo buyobowe n'umwanzi yego kurwanya uwo mwuka wari wadutse uretse ko abantu b'Imana bayobowe n'imbaraga y'Imana yari yahagurukije ubutumwa yabahagazeho amen ariko ibyo byarabaye kugeza ubwo byazanye umwuka ukomeye cyane wo kurwanya nabwo bukarema imitwe ubwaka ubukusi burema imitwe y'abagabo bafite umwete y'ababawe rero ibyo ushaka kubimenya neza wadusomera muri cyo gitabo cy'ibyaduka ku rupapuro rw'176 aho reka tuhasome yego ku rupapuro rwa kangahe ni urupapuro rw'176 isubi ya 625 reka tuhasome twumve 176 isubi rya 625 iyo satani abonye ko Uwiteka ari guha ubwoko bwe umugisha kandi akanabutegurira gusobanukirwa n'imitego ye akorana ubushobozi bwe bwose akabana y'imbaraga ngo ateze ubwaka ku ruhande rumwe no kugendera mu mihango ikonje ku rundi ruhande kugira ngo ashobore kubona umusaruro mwinshi w'imitima y'abantu urumva ko icyo kintu satani yaragikoze azana imihango ikonje kubwaka no kubukusi kubwaka nuko bavuze ko mbese ubwo ikibazo nabazaga nkaho ngaho kuri iriya subi imihango ikonje nk'icyo gihe mwari muhanganye nayo wavugamo nka dukeya hari navugamwo mike yego cyane imihango ikonje nuko babuzanyaga gushingirwa yego bakabuzanya ifunguro ryera bakabuzanya umubatizo bakabuzanya gutanga kimwe mu 10 cyagombye gushorera uwo murimo ukagera ku iherezo isi ikaburirwa Imana igumugisha iriya subi rero ndi kumva mutayitambukaho mutyo ni nkaho bayidusubiriyemo kuko ntabwo abantu benshi bafite kiriya gitabo reka yongera yisubiremo tuyumve neza ni mu gitabo cy'ibyaduka mu gifaransa bakita événement du dernier jour iki gitabo cy'ikinyarwanda ni urupapuro rw'176 ariko kwita ku isubi mu gifaransa barasoma 132 paragrafu ya 8 132 paragrafu ya 8 hano harafi ya 625 yego iyo satani abonye ko Uwiteka ari guha ubwoko bw'umugisha kandi akanabutegurira gusobanukirwa n'imitego ye akorana ubushobozi bwe bwose ngo ateze ubwaka ku ruhande rumwe no kugendera mu mihango ikonje ku rundi ruhande kugira ngo ashobore kubona umusaruro mwinshi
w'imitima y'abantu. bugi icyo gihe hari ubwaka kandi ubwo Imana yari yahagurukije ubutumwa ikanguye abayo bakiriye ivugurura bagiye kugorora amahame yishwe ubwo na Satani yahagurukije imitwe y'abaka. Ndabyumvishe murakoze cyane abafaransa tubarangire neza ni page y'133 ahubwo murambabarira paragrafi ya mbere ntabwo ari paragrafu ya 8 ya page ya 132 ni page 133 paragrafu ya mbere mu gifaransa murahasoma isubiye 625. Murakoze rero sinzi muzehe icyo niba hari icyo wavuga aho ngaho ariko kandi niba twanatambuka ko dufite ibibazo byinshi turi bubaze nta kibazo ngaho karibu turakwakiriye. Hari icyo mwongeraho? Gusa nuko iyo dusoma ibyanditswe byera bitwereka ko ubutumwa bw'amarika wa gatatu buba burimo gutsindishirizwa no kwizera. Tukongera tukanasoma ko ubutumwa bw'amarika wa gatatu bugomba gusubiza itorero ku kibanza cy'intumwa. Ni mu gitabo cy'inyandiko zibanze ipaji 138. Ubwo rero mu ntango y'ubu butumwa hari abasomye icyo bita gutsindishirizwa no kwizera. Yego, nibyo mwene data kwisa bavuze. Basanga ko gutsindishwa no kwizera ari uko tutongera kurya ifunguro ryera ry'umutsima w'amasaka, ibigori, ingano. Ibyo ni ibikorwaho, ahubwo tayari twariye Yesu ari ndani. Ubwo ifunguro ryera barishyira ku ruhande, kuvuga ngo twakora divayi y'intoki y'inanasi, bati ibyo nanone ibyo ni ibintu bifatwa, ahubwo amaraso ya Yesu arahagije. Ubwo bibagirwa ko Yesu yavuze ngo muzakora mutya munyibuka kugeza aho nzazira. Ubwo ifunguro ryera ku ruhande, divayi ku ruhande. Barongera barasoma bati inyandiko iravuze ngo umuntu amere nk'uko yahamagaye wari. Uko yari agihamagawe. Bati umusore nta kurongora, umukobwa nta gushingirwa, ndetse ahubwo n'abafite abagore bamere nk'abatabafite. Ubwo ibyo byose mu ntango y'ubu butumwa ubu bwakadusomye bwarabaye. Barongera basoma umurongo wo mu Baheburayo hariya havuga ngo ndetse na Daniyeli ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse ngo ntiwabishatse. Ubwo bahita bafata icya 10 n'amaturo bati nta gutura. Urabyumva? Rero ko cyo wabazaga kwisaba mu ntango y'ubu butumwa iyo mitwe yabayeho, kandi bitwa ngo batwaye ubutumwa bwo gutsindishirizwa no kwizera. Icyo gihe hasi cyane nko muri za 70 ni nako hariho n'umutwe w'abagorozi witwa abagorozi, ariko batagira icyo bagoroye, batagira icyo bagoroye ngo uvuge ngo kiriya barakigoroye baragihagurukanye kizarenga Imasisi, kizava muri Kongo, cahuranye mu bindi bihugu. Abo babayeho. Ubwo rero naho abiswa abagorozi badafite ubugorozi nabo baka ibi byose byabonetse mu gihe cyitangira y'ubu butumwa. Ubwo rero ubu buhanuzi buvuga ngo Satani yohereza amakangura gagatanguranwa n'imihango igenjite ikonje. Ibyo rwose twarabyiboneye kabisa. Yego, ndabona musaza Emmanuel Nzey nawe hari icyo ashatse kutubwira kuri ako kantu. Karibu. Rwose ibyo ni n'ibintu byababaje kuko ikanguka rikomeye ryahereye mu 1982 rizamukana imbaraga nyinshi. Hari ugusenga gukomeye, hari ukwirinda gukomeye,
abantu b'Imana bigaragaye ko Imana ibabyukije koko. Ariko ubu bwaka nk'uko kwisabananira abakora babivuze, hari abagiye baturuka i Rwanda batugeragaho ino muri Kongo, ariko amakuru yabo ni uko mu Rwanda bo batemaga n'amakawa, bakama amata bakamena hasi, mbese bari baranze ibintu, intoki nazo bakazanga. Abandi baturuka Uganda baraza bagera no muri Kongo basohora muri Bwito. Ubwo nibo bazanye ubwo butumwa Nderabakuru avuze bwo kwanga umubatizo, ifunguro ryera, kimwe mu 10 no gushyingirwa. Bakoze ibintu byinshi muri iyi Kongo yacu, bahere muri Bwito baraza binjira muri Masisi, ye barazamutse bagira n'iriya za Muyange, yagagusa. Abantu benshi bararohama muri ibyo bihe, ariko ntago byatumye abasenga by'ukuri bakangutse by'ukuri batabaho, bakomeje kubaho. Mani baho umugisha cyane, murakoze cyane. Ubundi ibisubizo byanyu biranejeje kandi mu by'ukuri birimo amagambo menshi yo gukomeza gusobanuza, ariko nizere ko aricyo mwaje kutumara inyota. Mwakoze rwose cyane. Haraho muzendera abakuru avuze n'ubushize mwari mwahavuzeho ati ku kibanza cy'intumwa, akomoka biki ruhande tuzakagarukaho, wewe uri kutwumva aho ku kibanza. Iyo nyandiko yatubwiye yo muri Premiers Écrits, ubwo ntekereze ko izakorerwa akazi gakomeye cyane. Hanyuma rero nagiraga ngo nimuke mbaze ikibazo, nubwo ari ABC, yego nta kibazo, ntacyo bitwaye. Nongere nibarize muzendera bakura, namwe mwese, ariko reka atubimburire kugira ngo mutangire kubwiriza. Wakwibaza, umuntu aribaza, byaje bite, mwahuye mute, kugira ngo mukorere hamwe, kuko n'ubushize igihe kwa turi gutanga imirongo migari twavuze yuko iki tuzakigarukaho, ne kugira ngo mutangire kubwiriza. Byaje bite, mwareretswe, mwahuye mute, kugira ngo mushobore guhuza imikorere, mukorere hamwe. Ko mbona ngo urayitwa Nderabakora, ubwo nandiko mutandukanye unize, ntago muri ibyene nyina, ntago nibeshe, niko ntekereza. Murakoze cyane. Ikibazo wacyumvishe, mwatangiye mute kugira ngo mubwirize, mwahuje imikorere mute, mwamenyanye mute? Gerageza kwagura icyo kintu, iryo shambo ripfundure, abantu barebemo imbere, tumenye uko byagenze. Murakoze cyane. Reka noneho tunabwira abatwumva ko iyi Imana itanze ubuhanuzi bugomba gusohora. Ni ukuvuga ngo nkatwe abaraha twari abadivantiste ariko tutaziranye. Iki kibazo unatubajije ati mwatangiye mute, reka nambire n'abatwumva ko kuva ari twe mureba hano tunavuga n'amateka y'ubutumwa, si twe gusa twariho icyo gihe, si twe gusa twabonetse duhagurukanye ikangura kwivugurura, tuzamukana ubugorozi. Suku turi ngo nitwe, ahubwo hari benshi, hari abandi, hari benshi twatangiranye muri uyu murimo batari na hano. Kabangira ngo nje imbere dusomye aya magambo aboneka mu gitabo cy'ibyaduka ku page ya 51. Haravuze ngo ibyo nemereje Minneapolis narabihamirijwe ku birebana n'ubugorozi bugomba gukorerwa amatorero. Ubugorozi bugomba gukorwa kugira ngo bube umuti w'intege nke n'ubuhumyi mu by'umwuka bikomeje gufata ubwoko bw'Imana bwari bwarahawe amahirwe n'imigisha ndetse n'imyanya y'agaciro. Abagize ubwo bwoko bari barasohotse ari abagorozi, bavuye mu madini y'imihango yari asanzweho, ariko noneho ubu
bari gukora nk'ibyo ayo madini yakoze. Bitaganya ku ruhande iri dini rigomba ubugorozi ni ry'Abadivantiste, nibo babwiwe ko bagomba guhabwa ubugorozi. Ndetse tunabwire n'abatwumva ko kuba Imana yarateguriye Abadivantiste ubugorozi nuko Imana ibakunda, ndetse ubu bugorozi bukabageraho ni ubutumwa bw'urukundo. Bakwiriye bagomba kubwakirana ubwuzu kuko ari ubwo Imana ibatumyeho. Kugira ngo tuje mbere, ubu butumwa bwahanuriwe Abadivantiste bwabaye aho ari ubuhanuzi bugomba gusohora, kuko icyahanuwe cyatinda cyangwa se ndigitinde, ariko ni ngombwa ko gisohora. Uko niko habonetse amakangura, amasenga, imitwe y'abasenga mu birere bitari bimwe, ariko mu itorero ry'Abadivantiste. Mbe wari uzi yuko mu icyo gihe tugitangira hariho n'undi wazamutse mu Bufaransa? Twakurikiraga amabande y'ukumva nawe wazamukanye ubutumwa cyane, ahanganye umudamu niba ari umukobwa, yego nawe yahagurutse ahanganye n'Abadivantiste, avuga kugwa kwabo, avuga guhakanya ubuhakanyi bwabo. Bamwitaga Janine. Nk'ubwo ntiyaratuzi, natwe twari tumuzi, ariko cyari igihe kigomba gusohora ku isi ko ikanguka riboneka mu itorero ry'Abadivantiste. Bityo rero iryo kanguka ryabayeho abantu mu birere bitandukanye. Nk'urugero, uyu mugabo kwisaba ngo yaratuye ahitwa Imweso, Manuel yaratuye hehe? Imirangi muri Bwito. Njyewe ndera bakurana nari ndaho bita Imushebiri. Ntitwari tuziranye, ntitwari tunazi n'ikizaduhuza, nta n'umwaka twari tuzi. Ariko ikanguka rimaze kuboneka, twarasomye turasenga, dusanga ko igihe kigeze ngo abantu bakanguke, nibarangiza rwose bivugurire mu mutima, bitegure gusanganira Umwami Yesu. Cyane ntatinze mu makoni aya makanguka aho twanayumvaga, kuko habaga n'igihe umuntu afashe urugendo agasanga abagenzi be bazamutse mu ntera yo kwigisha no gusoma, wasangaga baboneka muri ibi birere cyane, nk'uko Manuel yabivuze. Ibwito byariho, Ihumure byari bihari, Ikaruba, Musheberi, Kamatembe, Nyabibwe, Nyakagezi, za Rwangara. Aho hari abantu usanga bafite mu mitima yabo gukanguka no kubwiriza ubutumwa babujanira andi matorero asinziriye cyane y'Abadivantiste. Bakongera abashoboye, bakongera bakigisha abantu guhunga inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ariko ibi tukabikorera mu itorero ry'Abadivantiste. Yego. Tukabwiriza ku isato mu Badivantiste, tuturira mu Badivantiste, turira ifunguro mu Badivantiste, dushingirirwa mu Badivantiste. Ariko aya makangura ari hirya no hino. Yego. Ndumva icyo ngicyo tugishubije. Imana iguhumugisha cyane, ndatekereza ko kiragira ibisubizo byinshi n'umwanya uhagije cyane, kuko ndumva ari ryo zingiro. Wenda ntari nahereza undi ngo agire icyo atubwira kuri iri jambo, nawe agira icyo avuga muri bagenzi bacu. Abantu baradukurikiye
abantu baradukurikiye kandi ni byiza ko mumenya ko muri hamwe n'abantu babakurikiye nabo reka tubabwire ngo twababonye rwose mu kanya turi buze gusoma message zabo nta kibazo. Ndabona rero kuri ibyo watangaga reka wenda duhereze n'aba bagenzi bacu kandi bagenzi bawe ijambo mu by'ukuri uko mwahagurutse uko mwakoze uko byagenze biravugwaho mu buryo buhagije nk'uko tubwiye. Ese hari icyo wakongeraho? Ni Emmanuel. Urakoze. Ni ukuri nk'uko mwene data Nderabakora bivuze, amakangura yaje ahantu hose mu Badventiste. Abantu barasenga, abantu biyireza ubusa, abantu bagira kwirinda, mbese temperance yigwa mu rwego runakomeye. Ariko byari bigoranye kugira ngo abantu bazahure, nubwo abasengaga bari mu birere bitandukanye turi mu badive. Yego. Byari biguye ngo tuzamenyane, undi amenye abungire mugenzi we. Ariko wenda muri buri karere hari abantu Imana yagiye ituma bakagenda bagera ku bandi. Hanye ndavuga nk'iwacu muri za Mirangi hari abagabo baturutse muri Karongi ya Rubari, abandi baturuka mu Gitovu, baramanuka bagera iwacu muri Mirangi. Batubwira ko ari ab'umutwe w'abasenga. Ariko cyane twari twitaye mu byo bita kazuyaze, kari karangwa mu Badventiste, kaboneka mu byahishuwe gatatu. Abo kazuyaze rero abantu batangiye kubungirana, babwirana intege nyitoro ryacu rifite n'ibindi bigomba gukosorwa. Abantu noneho hatangira gutegurwa ibiterane bito bito byaje kuzongerwamo n'ibiterane binini. Ariko abantu batangiye kubungirana, babungirana, bamwe basanga abandi iriya, abandi basanga abandi iriya. Ubona na Nderabakura nawe ntiyabura no kumenya abandi bavuye bakagera iwabo. Mbese utwo dutsiko watubonaga nk'abantu bangahe bagenda basanga abandi. Nk'abo bageze iwacu muri Bwito, tugirana amateraniro muri Mirangi, batwigisha rwose kugwa kw'idini, gusubira inyuma kwacu, turabyuka, mbese natwe turabyuka rwose. Dutangira ibiterane iwacu, wenda turaza kukubwira ibiterane twakoze agahini kagira ubitubajije. Ahubwo rwose nagira ngo munatera imbere kuko nani mw'icyo kibazo ko nabajine se ubundi mwahuraga muti kugira ngo mukorane, ubwo nacyo kirimo rwose. Ariko utanahagera ndi kubona muzehe nawe yagira icyo atubwira, muzehe kwisabanika. Murakoze. Icyo mvuga ku byerekeranye n'iryo kanguka ryabaga mu turere dutandukanye, uretse ko iyo broshire yabaye nk'izimira, kandi icyo gihe nta buhanga n'ubumenyi twari dufite bwo gukopora no guhindura ibintu birenze kwandika gusa. Ariko iyo broshire yaranditswe n'idini ry'Abadventiste, iyo broshire yerekanaga ko hazabaho ikanguka mu itorero ry'Abadventiste, hakaboneka abantu b'uburyo bwinshi badatuye hamwe, baturuka hirya no hino mu birere no mu bihugu, ndetse bazahaguruka nk'uko bamurika nk'uko inyenyeri zimurika mu mwijima. Yego. Inyenyeri imwe hagurukiye mu karere kamwe n'indi mu kandi, ariko bakazahura bakarema umucyo ukomeye cyane uzamurikira isi yose. Yego. Ubwo ibyo byatumye dushakana, tubaririzanya. Yego. Kugeza ubwo umuntu yamenyaga ngo ibunaka hari abasenga kandi biga ubuhanuzi, kandi biga na temperance, abo ngabo bagashakana. Uko niko twagiye duhura, tukamenyana, tugahura, tukarema umucyo watumye haboneka ibiterane hirya y'icyo gihe. Mane guhumugisha cyane rwose. Ndumva iki kibazo muragikoraho umwanya muremure cyane kuko nimo byinshi bikubiye. Rero tutarakomeza ngo tukinogonore neza, abantu barakurikiye, twababwiye ko ubundi murandika ubutumwa kuri plus cyangwa se guteranya 243 gashiraho 85 27 inshuro 3 hanyuma ugaherutsa 4. Noneho kuri YouTube urandika ubugorozi, naho kuri WhatsApp ni nyine ubutumwa buraza aho ngaho kuri iyo nimero Radio King, namwe turi kumwe namwe 100%. Hanyuma rero aba bantu barakurikiye, bari mu witwa Desire Sitapotere muri Brazzaville, ati turakurikiye. Martin Mahoro mu Bigogwe hariya ati turabakurikiye. Imana ibaho umugisha. Mahoro Bimenyi
ati turabakurikiranye neza cyane. Igikukuri Jean Claude ati turabakurikiye. Oscar Remezo ati turabakurikiye, twahageze neza ku rubuga. Nibyo Happy Family mwiriweho, ninzaba nita hano Wisconsin USA, turabakurikiye 5/5. ubwo ni muri Amerika, muri Amerika ari ya USA, ngo nawe arabakurikiye 5/5. Moise Manishimwe murakoze cyane, turabakurikiye 5/5 ati 5/5. Nuko Reformers natwe abagorozi, ubwo ngubwo ni kwavuze, natwe Masisi muri Congo DRC turabakurikiye, ni Irankunda Josue. Uyu rero ati Ernest Wimana mwiriwe, natwe rwose turabakurikiye cyane. Biggest man nawe ati turabakurikiye mu Gatagara hano hakurya mu Rwanda. Ubwo uyu nawe yanditse ati turi kumwe Rusine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabakurikiye, mukaba mukoze cyane. Sebageni Karekezi natwe hariya muri Finland turabakurikiye. Gerson Damien natwe mu Rugeshi twahageze. Hakiza Imana ibongerera imbaraga. Simeo Hitimana Imana ibaha umugisha. Mutoni Zawadi Uwiteka abahire we, Uwiteka abahire, turabakurikiye uyu munsi nari narawutegerezanije amatsiko menshi. Imana ibaha umugisha. Amen. Ubwo rero murukumva ko niba tubaza tuti ese ubutumwa bwatangiye bute, twasanze ari Imana ibutangira ikabuha abantu, mwabibonye kandi abantu babyumvise. Uyu ati uyu munsi yarawutegeranizanije amatsiko. Murakoze rero, turabona abantu ari benshi cyane. Horomo bimenyi ati turabakurikiye, ariko mujye mwongera akajwi rwose kazamuke katugereho cyane. urakoze cyane. Mable Ismael ati nawe Ikinigi ya Masisi tiwareba, turabakurikiye. Nuko Ndege ya Dana ati nubwo network igoranye cyane ariko turabakurikiranye, nubwo bigenda bicika nimukomere cyane, Imana ikomeze kubibutsa ibyabaye mbe basaza. Ko mutari kwikiriza. Amen. Ati kandi nibishoboka ndasabye ibyaduka byo mu minsi y'imperuka isubi ya 234 isomegwaho. Ubwo rero abafite cya gitabo baraza kuri turebera iriya subi. Urumva ko baradukurikiranye. Gentil Rugamba mukomere cyane, mu Ruhengeri turabakurikiranye rwose. Jean Paul Gapati Imana ibaha umugisha. Nuhuyu ni GMK nangwa si yego DRC wo muri Congo, muje mukomeza kuduha ayo mateka meza. Aragarutse ati nyaboneka Indege ya Dani ati iriya subi ya 234 nibishoboka isomwe. Urabona ko nimumara kuyigeraho muraza kuturya kara. Uwamahoro Jean de Dieu Uwiteka abahire, nako turabakurikiranye Kigali, munsuhukiriza abo basaza muraho. Yego bari kubaramutse. Ubwo rero ari kubareba cyane rwose. Josue Mbarusha mukomere cyane, nako turabakurikiye. Nuko ni benshi cyane. Savench Arobas Ibutare mu Rwanda, natwe turabakurikiranye cyane. Imana ibaha umugisha basaza bacu, muri kuduha amateka meza. Barabo hepfo ndabambaretse. Reka nkomeze nibutsa abantu bari gufungura amaradiyo yabo buno, ikoranabuhanga ryabo buno, ekra zabo buno, mbabwire ko abari abagorozi bakora muri mu bivugurura n'ubugorozi mukomeje gutegera amatwi mu kiganiro part 1 cyangwa se igice cya mbere kibanza kitubwira ngo amateka y'ubutumwa bwiza. Aba rero bari kuducira ibyo bita ngo kumayange. Twabajije utubazo twinshi bashaka bagenda babigaruka kugira ngo abantu bakunde kubifata. Hano ho tugeze twabazaga tuti kugira ngo mutangire kubwiriza byaje biti, byagenze biti. Ubwo rero tutarakomeza kw'iki kibazo, hari byasomye mu byaduka. Reka badusomere isubi. Mwene data Ndegeya uri muri Malawi, ajyaga no muri Mozambique. Komera muntu w'Imana turi kumwe, reka isubi tuyisome nubwo network yakugoye. Iravuga iti mu gihe twiyibutsaga amateka y'ibyatubayeho, tumaze gukurikirana buri ntambwe yo kujya mbere kwacu. Yego. Kugeza uko tumeze ubu ngubu. Nshobora kuvuga ni Imana ihimbazwe. Amen. Iyo nitegereje ibyo Uwiteka yakoze byose, ndatangara cyane kandi nkiringira Kristo umuyobozi wacu. Amen. Nta na kimwe cyahazaza twatinya keretse nitwibagirwa uburyo Uwiteka yatuyoboye. Nibyo atwigishiriza mu mateka y'ibyatubayeho mu gihe cyashize. Amen. Aya magambo
tunarayasubiramo mu gihe twiyibutsaga amateka y'ibyagenze biteye ibyatubayeho. iki kiganiro umushakazi w'Imana yaracyanditse. Umusaza rero hariya hari ikintu afite, uriya ni Ndera bakuru Antoine, wowe ukitureba reka nawe agire amagambo adusomera, kandi munakomeza kwibuka ikiganiro turimo mu cyagura. Murakoze. ndacyari ku kibazo watubajije, mwari hamwe mwamenyanye mute? Yego rwose. Iki kibazo kije gikunda wenda no kubazwa n'abandi, abantu bagashaka kumenya agasozi kabaye imbarutso n'umuntu, ariko ibyo tuvuze ibi ni ukuri. Amen. Aba bari bafite ubutumwa bw'ikangura mu itoro ry'abagorozi wabo, y'abadivantiste yego iwabo n'abandi iwabo. Nsubiyemo n'izindi ntumwa dukorana uyu murimo, nabo bari bafite ikangura n'ibwiriza butumwa byo kubwiriza abantu gukanguka no kwivugurura iwabo. Amen. Kandi tutaziranye. Yego. Tena mu gihe kimwe. Yego rwose. Ibi rero niko byabaye no ku bagorozi ba mbere. Ndasoma aya magambo, ariko ndakenera Manuel yansomere. Yego rwose. Ndabona afite amataratara. Ni ikiganiro turi guhabwa n'abasaza, urabona ko bari gutira amaso, ngaho nyarutse. Uransomera hano kugira ngo humvikane neza. Ni mu ntambara ikomeye y'ikinyarwanda, urupapuro rw'126 ni mu cyigisho cya 9. Haravuga ngo ntabwo inyigisho Zwingli yabwirizaga yari yarazikomoye kuri Luteri, yari yazihawe na Kristo. Yego. Uwo mugorozi w'umusuwisi yaravuze ati, niba Luteri abwiriza ibya yego, ubwo Zwingli apinze Luteri? Oya. Aramugaye? Oya. Aramugayishije? Oya. Ahubwo kuko Imana ari Imana n'abantu nabayo, n'ubutumwa n'ubwayo ibuha abantu ishaka mu gihe ishaka. Mwongere utangire. Nibyo. Ntabwo inyigisho Zwingli yabwirizaga yari yarazikomoye kuri Luteri, yari yarazihawe na Kristo. Uwo mugorozi w'umusuwisi yaravuze ati, niba Luteri abwiriza ibya Kristo, yego, niba Luteri abwiriza ibya Kristo, ibyo nanjye nkora, arakora ibyo nanjye nkora. Abantu yazanye kuri Kristo ni benshi kuruta abo nazanye, nyamara ibyo ntacyo bitwaye. Tari nukuvuga ngo Luteri yahagurukijwe n'Imana, ariko ndi yarahagurukijwe na Zwingli. Na Zwingli ahagurutse yarahagurukijwe na Luteri. Arongeye ati, nubwo Luteri yazanye abantu benshi kunduta, yahamyaga ko Luteri yamurishuye no gukora umurimo cyane mwinshi, ariko nyamara ibyo ntacyo bitwaye. Nta rindi zina nzitirirwa uretse irya Kristo, kuko ndi umusirikare we. Kandi niwe mugaba wanjye wenyine. Nta jambo na rimwe nigeze nandikira Luteri cyangwa nawe agira iryo anyandikira. Ibyo ni ukubera iki? Ni ukugira ngo bigaragare uburyo umwuka w'Imana ativuguruza, kubera ko twembi twigisha inyigisho ya Kristo, tugahuza muri ubwo buryo kandi tutarahuye. Amen. Ikibazo seba bikiri utubaza n'abandi baduteze amatwi, uyu ni Zwingli yari umukozi w'Imana original kabisa. Paulo nawe akaba umukozi w'Imana original. Bahagurutse mu gihe kimwe, ariko ntawe uhagurukije undi, cyangwa ngo umwe yandikira undi, ariko bose Imana igenje ite? Ni Zwingli na Luteri. Ni Zwingli na Luteri nibo bahagurutse mu gihe kimwe, ariko ntawe uhagurukije undi, ariko bose bahagurukijwe na Kristo. Abaha n'ubutumwa Murasomye mu gihe kimwe. Kugeza ubwo Zwingli
warivugiye ati nubwo yihanishije benshi kundusha ntacyo bitwaye. Arongeye ageretseho ngo Paulo ni umusirikari wa Kristo, nanjye ndi umusirikari wa Kristo. Banganya ubusirikari nubwo bihanishije abantu batandukanye, umwe bake abandi undi benshi. Aho niho nakomeje nkubwira ko mu ihaguruka ryacu abantu bakangutse mu birere bitari bimwe. Bamwe wasangaga bashushe mu kwigisha ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, abandi bakigisha inyamaswa, abandi bakurikira iby'agahembe, bavuga bati igihe kirageze ngo ubuhanuzi busobanuke. Abadventiste birirwa ku nzoga nibazireke, ababurana amahugu nibayareke, inzangano nibazirekwe, abantu bakanguke base nka kwiye kwitegura gusanganira umwami Yesu. Ubwo rero nagerageje no kuvuga n'ibirere wasangagamo abantu bafite iyo kanguka. Nagusabaga ko urabisubiramo kuko nta nikigoye kubisubiramo, nicyo kiganiro, kandi twakeneye ko abantu bagenda babimenya buhoro buhoro kugira ngo nyine abantu baje kubisobanura, kuko urabona ko kuvuga ibintu kubyumva rimwe gutambuka vuba, ndumva rwose kubisubiramo kitagorana. Ariko iyo subi irantangaje cyane. Iyi subi ni y'ingenzi. Ni igitabo cye, ni intambara ikomeye, paji 126. Yego rwose. Ubwo rero ni mu kigo cyitwa ngo ubugorozi, umugorozi w'umusuwisi. Umugorozi w'umusuwisi. Ubwo rero iby'abagorozi n'ubisoma uzasanga n'igihe cya Wycliffe, ntabwo cyo gihe cya Luteri. Yego. Nyamara Luteri nawe te nakora mu gihe cye. Hari n'igitabo na Bibiliya yanditswe na Wycliffe, abandi bagenzi be bayisomye nawe irabafasha, barongera bagira ibindi bakosora. Abo bose bakitwa inyenyeri zamuritse mu gihe cyazo, badakomoka mu gihugu kimwe, batava muri kontina imwe, kandi nta uhamagaye undi, nta n'uwandikiye undi, ariko bose bagakoreshwa n'iki? N'Imana. Ibyo tubyongereho iyi tragédie des siècles isobanura n'ubundi ab'icyo gihe mu gihe cy'abagorozi, abandera bakora tubwira ni ku rupapuro rwa 387 isubi ya mbere, ni mu cyigisho cya 20. Haratubwira ngo kimwe nk'ubugorozi bwabayeho mu kinyejana cya 16 ngo ihaguruka rya muvema y'Abadventiste ryarigaragaje, ariko mu buryo bahamagawe mu rwego rutandukanye no mu birere bitandukanye bwa gikirisitu. Bamwe bahagurutse mu Buraya, cyo bita en Europe et Amérique. Des hommes de foi et de prière se sont sentis poussés à étudier les prophéties. Mu ibyo bihe bitandukanye ngo babyukijwe no kwiga ubuhanuzi dans divers pays, mu bihugu bitandukanye. Des groupes isolés de chrétiens sont parvenus par la seule étude de la parole de Dieu à la conclusion que le retour du Christ est à la porte et que la fin de toutes choses est proche. Nuvuga ngo ahantu hose mu birere bitandukanye no mu bihugu bitandukanye hagiye hagurukamo abantu nk'abita mu simultanément, nuvuga ngo bahagurutse bataziranye, batari mu karere kamwe, batabibwiranye, ariko uri haguruka bamwe, iri haguruka abandi, bahagurukijwe no gusoma ijambo ry'Imana. Wenda nanjye mu gihe ndera arasubirana ijambo, nanjye ndabivuga mu kuri. Mu birere bitanga ko twatangiye kuvuga uhereye 1982 niho hatangiye kanguka rikomeye cyane mu bantu gusoma, mu bantu gusenga. Hasura rya jambo ngo kandi banatoraguraga ibitabo bakabishyira mu biganza byabo, ngo bakagenda inzu ku yindi babibumburira abantu. Uko niko byabaye mu ibyo bihe by'ikanguka twarimo. Abantu barabyukaga bakajya kwigisha,
kandi twigishaga ku wa kane w'isabato tukarema igiterane ku isabato twese tugahurira mu rusengero rw'abadive uko niko twakangutse noneho nk'uko twabivuze abantu bajyaga babungira abandi ari uko bumvishe ngo iriya ngo hariya bahagurutse nabo bari kwigisha bagaterana ku wa kane w'isabato cyangwa bari gusenga uko niko twagiye dushakana navuga ko twagiye twandika n'inzandiko tuzandikirana ubundi tugafata abasore b'impaye amaguru tukabatuma mu birere bitandukanye mu gihe nimo batubwirire ngo kandi ibiterane bimwe twateranaga bito n'ibinini bimwe byaterangwa n'umuntu ku giti cye uko niko iri kanguka ryatugezeho n'ukuntu twagiye tumenyana turarushaho kugenda tubabwira n'ukuntu twagiye tubonana nyine Imana ibaha umugisha cyane anariyo vision nicyo cyerekezo turimo kuko tuti kugira ngo mutangire kubwiriza byaje bite se mwareretswe ese mwagiye muhura mute kugira ngo mukorere hamwe muhuze imikorere muterana amateranira ahure ndabona muzehe rero nawe hari icyo afite kutubwira kuri iyo ngingo ni karibu mbe muzehe kwisaba gusa muri make umwuka wahagurukije umurimo akawuhishura niwe wahagurutsaga n'abazawubwiriza amen rero ni mu turere dutandukanye umuntu kwibwira ngo ni ngewe wabikoze yaba ari kubeshya rwose ahubwo yava ngo twebwe kuko nta muntu wahagurutse azwi na naka kuko byanavugitse ahubwo umuntu yahagurutswaga n'Imana Imana igahagurutsa undi nkuko nababwiye dukurikije iriya broshire abadventiste banditse nibyo byaturemye umutima tubona burya ko umurimo wacu wahanuwe tubona kandi ko ari ngombwa ko habaho guhura tukarema ibiterane kuko wa mucyo w'inyenyeri imwe zibaye zibiri zihuye 3 n'itanu 10 zaremye umucyo munini ari uriho na n'uyu munsi umaze gukwira ibihugu byose nuko byagenda Imana ibahire cyane mwakomeje rero kugenda mubigarukaho kandi ni byiza kugira ngo mugende mubigarukaho namwe ntabwo twabibagiwe no kuri WhatsApp turabona mwanditse mwahakoze rwose turi kubareba naha ngaha kandi muracyakomeje rwose kuvuga ko turi kumwe muri benshi cyane nibyo ubwo rero ku kibazo twavugagaho urabona ko wenda umuntu yababaza ese uko mwahagurutse muri iryo kanguka bendera bakora cyangwa se Emmanuel nangwa se muzehe hano ese uko mwahagurutse muri iryo kanguka mwenda cyabona mukiriho abantu bose baracyariho cyangwa hari abasinziriye bimeze bite se nta kintu mwabivugaho murakoze cyane icyo twavuga kuri ibyo nk'uko Manuel amaze kuvuga ko ubwo wari wabo za Mirangi yego baje kubona abantu nabo bababwiriza butumwa b'ubushake mu Adventiste yego baturutse Nyamitabo Rubari na Gitovu niho hari wabo aho niho Manuel yabonye yego aho kandi nabo bajayo bari gusimbaba uko mwahuye wahageze ubwo ari imbaraga ziri gushakana yego ubwo aho mvuze ni Masisi y'epfo ndetse n'igice cya Bwito nyamara ubwo natwe ikangoga twabaga turifite iwacu n'ishushu ry'amateraniro n'ishushu ryo kwiga ubuhanuzi n'ishushu ryo kwivugurura amen ubwo rero nk'uko Manuel avuze ayo materaniro natwe hari andi materaniro yakoze yabaye imbarutso yo gutuma abantu bahura ni ukuvuga ngo hari amateraniro yateguwe na bamwe muri bene data bo mu kirere cya Bwito yego bayategurira aho bita Icebumba muri Karehe surukumva Cebumba muri Karehe ubwo ayo materaniro yarateguwe n'abanyabwito kandi abagabo bari banayateguye
ibiramambu uyu munsi bo ntibagihari barapfuye basi nuko turi kwisi barapfuye uko ari bane nibo nibuka ayo materaniro bayateguriye Icebumba nk'uko ubusanzwe twe ubu akarere duhuyemo dupanga imitwe ngo aba ni bajiyi n'aba bajiyi n'aba bajiyi tugapanga n'amaransevu yego ariko icyo navuga gikomeye Imana yakoze yo yonyine ni ukubona amateraniro abera Icebumba hamwe n'Ikarungu hano hagana ku nyanja muri Sud Kivu ayo materaniro abari baje kuyateranya nta ma invitation banditse ngo gakwira ibirere nta radio bakoresheje bamamaza nta telefone bakoresheje ngo bahamagare nta tumanaho nta nzandiko nta ma invitation ngizi twandika z'amaboroshire yarabaye amateraniro yakiwe n'abanyakebumba abagabo bagera muri 4 bakira abo banyabwito ubwo inkuru ikagenda iri kubagwa n'abahisi n'abagenzi ngo ibunaka hari amateraniro meza ubwo noneho icyo mvuga kuri ibyo Kimana yaje gukora sasa natwe ayo materaniro twarayabwiwe kandi tutayabwiwe na bamwe bazayakoresha n'utubwiye atatumwe nabo ahubwo n'umuntu wari wiviriye muri cyo kirere gupakasa akigera iyo hepfo ati numvishe ngo hari amateraniro azabera Icebumba y'ubuhanuzi kwiga ubuhanuzi niryo gusa yavuze ubwo twebwe abari basanzwe dukunda ubuhanuzi dukunda kubwiriza ko Yesu agiye kugaruka tubwira abantu gukanguka twumvishe dukeneye kumenya ni bande ni buhanuzi iki ubwo tubwiwe nuvuye gupagasa ubwo tuva imusheberi turasatura n'ingungu turasatura n'igwangara turacurika tujicebumba ubwo hari hatemye kuriya igwangara rwarugano ryari shamba nta mucaca wari muki ariko n'urugano rwari rugihari tukigera Icebumba ayo kumba ayo materaniro dusanga kera gagezemo abanyakaro dusanga amateraniro gagezemo abavuye ihumure abihumure bari bahari abikaruba bari bahari natwe tuvuye imusheberi tukihagera duhahurira n'abavuye Kamatembe iriya misozi yaza Kamatembe ngaho tuhahuriye n'abavuye Inyabibwe garegaramo abavuye za Nyabibwe egeze iyo za Rubura nabo baje muri ayo materaniro n'abandi bo muri ibyo birere ubwo rero ayo materaniro yabaye umunsi umwe aturutse nk'aba bantu b'imigabane itandukanye ariko bafite inyota yo kwakira ijambo ry'Imana abantu barize kandi baranyugwa amateraniro aza gusoza ubwo rero icyo nshatse kuvugira aha ukunda ayo materaniro yarahuje ikirere cy'amasisi ya ruguru ndetse ugashiramo n'akareshya aho niho habaye imbarutso yo gukangukira ibiterane ndetse uwari uyoboye ayo materaniro uwari uyayoboye ni umusaza wasinziriye witwaga Bimenyimana Mariko yari ayoboye ayo materaniro yari umwe mu bayakiriye nawe yari atuye muri ako karere yarasinziriye nawe nibyo n'abari bayateguye nabo barasinziriye abandi natwe tuyahuriramo tuvuye mu birere bitandukanye ubwo niho twatangiye kumenyana rwose umwe atangira kumenya undi atangira kumenya undi noneho bitewe nuko amasaha ni amasaha icyo giterane cyavuyeho gikurikirwa n'igiterane cyabereye ahantu bita Tanganyika Irubura hejuru ya Nyabibwe iyo yari amateraniro nayo yari ari mu ikangura yari arimo kwitegura
naho yarahuriyemo abantu bavuye mu birere byo hirya no hino. Ayo materaniro hangiye kuba handi materaniro abereye Ikamatembe. Cyo kurandi yabayeho materaniro akuruye benshi nkuko ariko garabaye. Hongera kuba handi materaniro yabereye Imusheberi. Si wacu iwanyu none hore garahaba. Nyuma garongera gariyongeza murushaho kugwira gaba inshuro 2 gagarutsemo garabaye garongera tena gagarukamo. Rero tudatinze ubwo ayo materaniro niyo yatumenyekanishije kumenyana ubwo wamaze kumva ukuntu tumenyana. Ariko se dukomotse mu giterane yego bitavugitse ngo baje ku giterane no bagiye kurarika. Duhuriyemo n'umunyakarehe, duhuriyemo n'umunyenyabibwe, nawe utamenya uburyo aje. Ubwo rero hakurikiyeho giterane cyaho narimvuze aho bita Imusheberi cyagarutsemo kabiri. Aho narimvuze tukiva aho ngaho icyaje gukurikira aho bita Tanganyika Rubura hejuru y'inyabibwe na Kamatembe cyarabaye. Ikindi kikubise Imusheberi kirongera gikora reprise Imusheberi ari cyo cyabaye Kigali cyane. Ubwo noneho kibazo bazaga kumenyana wakigezeho rwose Imana iguhumugisha. Ngaho ndi kubona Emmanuel yahishuriwe nawe. Murakoze bwo ngenda sa nkusubiye inyuma gato kwandera bakura muri bwito niho hamanje ku biterane binini binini. Igiterane cya mbere cyaberaho bitika birangiriro kwe dufite abanyamasisi bake. Icya kabiri kibeho biti Gishagaga icyo kizamo abanyamasisi benshi. Wenda umuntu yanavuga nuko nta mwanya uhagije wenda umuntu ajya avuga abo yahabonye bari baje n'amazina yabo ariko ndayazi. Nuko icyo giterane kihavuye kiramanuka kijyaho biti Gashuga kuvuga cyari kinini cyane. Kivuye ku ibuga kirazamuka kijyaho bita muri Munguri ya Nyanzare. Kirahavuye kiraza ubwo iyopfu ubwo ibyo by'imasisi bitari byaba rero. Nuko ubwo igiterane kiraga kukibaho biti Makomarehe Imashango ya Bishusha. Ikindi giterane cyakurikiyeho twaraje tukigirira Ipereza uruhande ho bita Imuhanga. Ariko subundi aho rero ubwo icyo gihe abantu bava za Masisi za Rucuru ya Ruguru za Kiwanza, abantu bava Epfipinga, abava muri Masisi yepfo za Maremo. Ubwo twari tumaze guhura turi benshi ku buryo twe tumaze kumenyana cyane. Ubwo abanyamasisi nabo batangira no kuturarika kujya mu biterane by'iwabo. Nk'icyo giterane cya kabiri cy'Imusheberi nanjye nari nkirimo. Ubwo twe tumaze noneho kumenyana Masisi na Rucuru tumaze guhurirana. Ibyo biterane uko byagiye biba. None se biriya biterane Antoine Nderabakuru avuze, ibi biterane uvuze mwarateranaga ndumva byari binagoye. Organisation ntabwo yari yagafata umurongo ariko mwanarateranaga Imana ihabwa icyubahiro. Amen. None se ubu mwarateranaga ngo mu mibyizi niko numvaga mumbwira niba nibuka mu byo mwavuze arabona kanditse hanyuma ku isabato muhatobore neza bikagenda biti ngaho Nderabakuru. Aho turahavuga niba murahagera nta kibazo komereza aho wari ugeze. Ariko ngira ngo kuba duteza amatwi ahantu naho tuhasobanure neza. Ni ukuvuga ngo dukurikije iyi paje Ndege yaduhaye yo kwishimira uburyo Imana yatuyoboye, umurimo wayo ukagenda utera imbere. Ni ukuri tuzanakomeza kubishimira Imana niyoboye ubu butumwa rwose. Ababaka umuzehe kwisaba yavuze bariya baje batsemba gushingirwa ifunguro ryera umubatizo n'icya 10 n'amaturo. Indumwa dufite ubu indumwa dufite ubu bariho babwiriza ubutumwa bwikangura no kwivugurura, ariko yategera amatwi kudatura kudashingirwa
ntibigireho bifata mu mutima kandi ababyigishaga bo bari baramaze gusohoka batagikorera mu Adventiste ariko twe twari dufite iryo bwiriza butumwa ariko nanone dukorera mu idini y'Abadventiste ni ukuvuga ngo aho uvugeze iyo twabaga dufite igiterane byabaga ngombwa ko dutaha aho tuzateranira nibura kuwa kabiri w'isabato kuwa gatatu wa sabato iyo minsi ibanza tukinjira mu nsisiro tubwiriza abapagani ku isabato twese tugapanga kwinjirira ku itorero ry'Abadventiste irito n'irinini twagendaga tubajaniye ubutumwa dusoma mu ntambara ikomeye nto paje ya 14 sinzi ko twaba tukifite umwanya ngo dusome twihuta rwose hasome kabisa turacyafite iminota mike hano imbere ubwo twajaga mu Adventiste buri sabato nubwo twari dufunguriwe ibiterane hanze ariko tukaja mu Adventiste tubajanira ubutumwa butumwa yego iyi page yitaweho cyane tunarayisoma ati mutume Paulo yavuse intumwa Paulo yavuze yuko soma Kiswahili gusa soma Kiswahili mutume Paulo amesema ya kwamba na wote wampendao kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu watauziwa. Ubwo Paulo yanditse avuga ko abantu bazabahagaze neza byanga byakunda akarengane kazabageraho bazarenganya. Kwa nini basi mateso yanaonekana ya kwamba yamefifia? Ni kucha karengane kabaye ngaho gashize. Sababu yake tu ni kwamba kanisa limejifananisha na dunia. Ubu butumwa twabujaniraga Abadventiste twerekana abasinzi bari muri bo twerekana rwose abantu usanga baburana amahugu ivangura ry'amoko tukabereka kubyo ari imico y'isi ndetse tukongera tukabereka ko bageze muri synode bageze mu rwingo rw'amadini urabyumva ubu tukabubajanira na kwa hivyo kanisa lishikilie mambo ya adili yaweza kuleta ushindani. Nicyo gituma itorero rigifashe rigifite ubutungane bwari bashisha kurwana. Hali ya dini katika siku zetu haifanani kwa usafi na utakatifu na hali ya imani ya Wakristo walioishi katika itorero muri gihe turimo ntabwo rigera kandi rikiranuke kuko Kristo yarakiranutse n'igihe cy'intumwazi kigo cy'intumwazi. Sababu yake tu impamvu ni kwamba kanisa lina hali ya kupatana na dhambi. Nuko itorero rifitanye isano n'ibyaha bagikora ibyaha. Na kwa kuwa mafundisho makuu ya neno la Mungu hayajaliwi sawa. Kandi inyigisho zikubitiro zikaba zitarakurikizwa. Na kwa kuwa hali ya utaua imekuwa kidogo kanisani. Kandi no kwera kwitorero kukomeje kuba gukeya. Ndiyo maana ya dini ya Ukristo kupendelewa na watu wa dunia. Niyo mpamvu itorero abanyabisuko abikinzorogo abo bose abadefurije abambaye imyenda idakwiye abo bose bakunzwe n'iki n'itorero. Hebu kuwepo na uhuwisho la imani na uwezo ule uliokuwako katika kanisa la zamani. Mureke habeho kuvugururwa na yambaraga yari mu itorero rya mbere rya Gikristo. Ndipo na moyo wa kuwatesa wa Kristo utakapoamshwa. Nibwo noneho muri wakarengane uzongerwa kongezwa. Na mateso makali yatanzishwa mara ya pili. Noneho nakarengane kazongera. Twatahaga mu karere lundi mardi. Yego. Kugira ngo mercredi na jeudi tube turi mu bapagani mu nsisiro. Kwisabato twinjiraho umudive wese ari. Bamwe bakabona umwanya bakabwiriza abandi ndibabumbura umunwa ariko twagezemo. Yego. Aho batwangiye twagera hanze tugatera indirimbo. Tugatangira tuti abakeneye ni mwikere tubabwira ibintu. Ubwo iyo niyo nzira twakoraga. Dimanche ku cyumweru. Yego. Twanjiraga mu madini mu gaturika
mu basepake serepa mu bangirikane tukinjira mu madini yabo noneho lendi ari abapagani ari abadivantiste ari n'abagatolika bose twabararikiranye igiterane cyo kuwa kangahe kuwa kane w'isabato kuwa mbere kuwa kabiri w'isabato ariho lendi aho niho twateranaga ibibwirizo twabwirizaga byari bitatuza umwe yahagurukaga agiye kwigisha icyaha ubusambanyi itabi kwiba kwambura akavuga icyaha akakivuga n'iherezo ryacu undi agahaguruka agiye kwerekana uburyo abadivantiste ari akazuyazi yego ko bakwiriye kugura ibintu bitatu Yesu avuze ndakugira inama uwa gatatu agahaguruka agiye kuvuga inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo twarangiza tukihanisha twamara kwihanisha cokora kuko twari mu ivugurura twari mu ikangura ubugorozi butari bwagira imbarutso ubwo twamara kwihanisha nta mubatizo twakoraga ntimubatize reka hariho n'ikindi kibazo kiri kuvuga ko kitese muri ayo materaniro ko mwateranaga nyine kwa lendi kuwa kabiri wa sabato mwaraturaga bikagenda bite mwatangiye guturanya ntabwo twaturaga nyamara abafite ituro iyo babinjiye mu adventiste nimwo barituriraga noneho kuwo munsi wo guterana ruhurura twateranaga gusa ari uko tubonye ikirema kinjiye mu materaniro tukavuga tuti dutura amaturo dufashe uyu muntu winjiye twamara tugatura abayaturishije bose bakayarurira mu shashe imwe tugahereza cya kirema nta no kubara ubwo ibyo kwiruga ngo ikema tutakibonye nta gutura abatuye batuye ku sabato iyo mu rusengero kugira rero naho wambave neza impamvu Imana yatuyoboye uko twakoze kwa rukukuri naho bariya twahanganye nabo babaka bo bavuye mu idini nta butumwa buzima bwo bita gukanguka bwo bita kwivugurura babwirije ahubwo bingira kuvuga ngo iyi mihango nirekwe iyi mihango nirekwe iyo mihango nirekwe ariko twe twagiye nk'uko abandi bagorozi batubanjirije bagiye rwose nibyo ngiye gusoma muri kino gitabo yego rwose ngabanye iki gitabo cyitwa intambara ikomeye yego agatabo gatoya yego ko bita vita ku buno bakise pambano ku noneho iki gitabo iyo dusomye avuga ngo ubutumwa bwa marayika wa mbere harimo ijambo rivuga ngo William Mirere ari kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa mbere kubaha Imana no kuyihimbaza yego yinjiraga mu iridini yinjiraga mu bangirikani akinjira mu methodiste akinjira mu babahayi ubwo ayo madini ya giprotesta yajumu akajumu yavumu akajumu yego iyi page y'iki gitabo iravuze ngo ntabwo William yavugiraga abantu ngo nimusohoke mu nkurikire nta nubwo yagambaga ngo ngeze mu bangirikane ngo ndi kugaya abangirikane mbabwira ngo baje mu babahaye ahubwo yabwirizaga itorero abonye akabakangurira no kubabwira ubutumwa bazaniye akigendera n'undi akabwiriza bakigendera icyaje gukurikira natwe nicyo cyatubaye yego William Mirere kubera ubutumwa yarahawe n'Imana akabubwiriza afite umwuka w'Imana urusengero yinjiragamo bamwumvaga banezerewe kandi bakaruma kihwa bakamwumva igihe ataje bakamukumbura abayobozi b'idini bagira ishari kubona kuwo bategeye amatwi kandi bakunze ari William Mirere ishari rigenza rite rirazamuka uko niko natwe twabwirije ubutumwa abashumba baradukurikira abahinzi baradukurikira abanyamadini bavuye mu aporoso barinjira abavuye mu kidive barinjira kiratangira kibigihiriri kinini bose ugasanga igiterane cyateranye umusozi wuzuye umupasitori akabona ku cyumwe kuwa mbere wa leta munateranye turateranye yaje kumva ngo ari umudiyakoni yarihanye
yaje kumva turuye nawe yari muririmbyi icurage kidari yihanye ikindi gihe twakwinjiramo tugasanga yarakaye ngo tuje kumwaka n'abagenje bate n'abasigaye abadivantiste uko twinjiye uko dukoze igiterane abantu bakihana abapasitoro bararakara barababara kubwo kubona abantu babacika ubwo noneho bamaze kubacika nibwo hasohoye aya magambo nayatubayeho ariko yabaye no kuri William Mirere urasoma wihuta. Walinzi wasio waaminifu waliyazuilia maendeleo ya kazi ya Mungu. Aho ni mugihe cha William Mirere. Atabashumba batarabo kwiringirwa bakomye mu nkokora umurimo w'Imana. Watu walipoamshwa mioyoni igihe abantu bari bakabakabwa imitima na wakaanza kuitafuta sana njia ya wokovu batangira gushaka cyane inzira y'agakiza watangulizi huwa walijingiriza kati yao na ukweli abungeri babo bahagaze hagati yabo n'ukuri wakitaka kutuliza woga wao kwa kueleza vibaya maneno ya Mungu maana ya neno la Mungu batangira gusobanura nabi ijambo ry'Imana shetani na bahubiri wasiojitoa kweli waliungana katika kazi ya kusema amani. Ni kwanga abayobozi b'idini kugihe cha William Mirere bacubije igishika cyabari ku butumwa bwa William Mirere suri kubyumva basobanura no kuri aha niho twebwe dusandukanira n'abaka twe twakuranye n'abadivantiste tubageza aho ubutumwa Imana yaduhaye babonye abantu bagwemeye ari benshi bo bararakara bababazwa n'aya magambo ari kuvuga hano ati abayobozi barahagarara bitambika hagati y'ukuri n'abantu basobanurira icyo baje gukurikizaho ngiki icyo baje gukurikizaho tugisome nacyo tunyarukije ngicyo ho makeya icyo baje gukurikizaho bamaze kwitambika imbere y'ubutumwa n'ababwemeye watu wengi waliteswa na wenzao wasioamini abantu benshi bagirirwa nabi n'abagenzi bo batizera kulikuwa na watu wengine ambao kwa kutaka kudumu katika madarasa yao kanisani hari n'abandi bariho bakeneye kwibera mu nsengero zabo no kubana imirimo bahawemo walikubali kunyamanza wasiseme neno juu ya tumaini lao baracecekaga bakinumira ntibashobore kuvuga ibyiringiro byo mu mutima yabo lakini wengine waliona ya kwamba utiifu kwa Mungu ungewazuia wasiyafiche mambo ya kweli waliokuwa wamekabidhiwa na Mungu. Ngo abandi kubwo gukiranuka kwabo ngo bumvishe batakwicecekera ngo bahishe iby'ukuri bahawe n'Imana. Rero aya magambo menshi bazakomeza kuyasoma icyo twavugaga muri iki gitabo William abwiriza ubutumwa ntabo yigeze abwiriza avuge ngo dusohoke ahubwo igihe cyarageze abayobozi b'idini bamuhekenyera amenyo kandi bamugirira ishari kugeza ubwo bitambitse hagati y'abari kwemera n'uri kubabwiriza. Iyi page Manuel adusomeye kugeza ubwo abandi baciwe mu nsengero hano bari gusoma na hepfo kwavuze yego rwose baciwe muki mu nsengero zabo ubwo bamaze gucibwa mu nsengero zabo natwe igihe cyarageze yego abantu baracibwa yewe hari n'abaciwe n'imiryango yabo agacibwa n'idini akanacibwa n'umuryango. Icyo rero kimaze kuba niho habaye ngombwa gukomeza kubwiriza ubutumwa nguko kino gitabo kibivuze hari nabanze gukomeza kubwiriza ubutumwa ngo badacibwa mu idini baravuga ati ubutumwa ahubwo ndaburetse komeze nibero muririmbyi ubu naniyo munsi harabanze ubwo butumwa mu kidivantiste baracariyo abandi baravuga ati ukuntu ukuri kw'igihe gufite ibinyandiko ni gihamya cyuzuye kuduca kwanyu ibyo nibyo byabaye kuri ba William Mirere nibyo byabaye no kuri Yesu kabisa. Ubwo rero muri make cyo raje kwereka twebwe ukuntu Imana yaturinze ntabwo twasohotse mu badivantiste turi guhunga ifunguro turi guhunga ubukwe yego ahubwo twavuyemo ari uko baduciye no kutubuza kwinjira mu nsengero n'ibindi bibi byinshi umwanya
tuzabonera aha ngaha. murakoze cyane rero ku bisobanuro birebire kandi bihagije binarambuye. urabona ko igihe ari igihe twababonye igahe ngo muri itsinda mwadukurikiranye, imushaki ngo muri benshi mwadukurikiranye, n'abandi benshi kandi baradukurikiranye bakomeje kwandika banashima haba kuri YouTube. Imana ibaha umugisha. Ya nimero rero y'ubutumwa waba wenda twatanga amahigwe y'abantu nka babiri guhamagara nani guteranya 243 45 27 ugaherutsa kane. Wahamagara babiri cyangwa batatu tukabakira nta kibazo. Muri iki kiganiro cyiza kitubwira amateka y'ubutumwa ku mugabane wa mbere, kandi nkomeza kubabwira ko buriya hano batugejeje haraguru imbere hari biteye amatsiko byinshi umuntu yabaza, ariko wenda bazabisubiza n'ikindi gihe, ntago murabisubiza none. Ubwo wenda muzatubwira ukuntu mwatangiye guteranira ukwanyu nyine mutagiteranira mu nsengero. Ese ko mutaturaga ku isabato mwaje ubu mukaba mutura byagenze bite? Ese ko mutabatizaga mwihanishaga abantu mukabatiza mwabatiza kuwa kangahe kandi nta sabato mwarukira gukwanyu? Mwatangiye kubatiza ryari? Ijambo rikunda kugaruka cyane ngo gihinga yabayeho mu yihe myaka? Naho ubutaha, sibyo? Naho ubutaha rwose niko turabivuga tuti naho ubutaha. Ntuzakureho urushinge rwawe rwose, niko bimeze. Twababwiye tuti ni 243 hanyuma 27 inshuro 3 ugaherutsa kane. Uyu ni Musha w'Imana Divine. Ikiganiro ni cyiza cyane. Yasabahire Stephen Bahati nako turi kumwe ndi Kisoro Uganda. Nukuri ndabakurikiranye cyane. Rero hari ibibazo byinshi mwakuyemo. Aha babajije bati ko hari abantu babiri bakunda kuvuga ngo niba batangije ubutumwa, abo basaza rwose niba tubwire nuko. Ariko niba wakurikiranye ikiganiro iyi ngingo kwanza ya nyuma tuvuyemo yerekanye ko nta muntu wahagurutse ngo ari uhamagara abandi bangana iki bose. Niba wanyumvishe neza wakurikiye aba bantu, ubwo nkuko n'abazuyingiri Martin Luther bahagurutse mu gihe kimwe ariko ntibahaguruka hamwe. Batubwiye n'abandi bagorozi ni Manuel wabisomye mu bwonge mu Buraya no muri Amerika n'ahandi bahagurutse mu gihe kimwe badahagurutse kandi batandukanye, umwe adahagurukije undi. Rero iyo abantu bavuga bati ninje watangiye ubutumwa, n'umuntu abakuyeho Imana abanakuyeho itangiriro, kuko mbere na mbere hariho ndi hariho ubutumwa mu busangaho mu bwinjiramo, ariko butangirwa n'iki? N'Imana. Murakoze cyane rero. Hekereze ko tugiye gusoza n'isomo rya Maraki ibice 4 umurongo wa 4 kugeza wa 6. Marakiya ibice 4 umurongo wa 4 kugeza wa 6 niryo somo mbona turi buhagarikiye ikiganiro cy'uyu munsi. Tunakomeza kubwira wowe kwaba ukurikiranye kandi wumva ari abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi muri cya kiganiro cyiza cyane ukunda kandi dukunda, amateka y'ubutumwa bwiza Maraki. Ariko tunibuka yasubi y'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka 234. Mbe Manuel, niba rwose byaza bwangu nayo magambo turi busoreze ugomba kuyasoma, maze nanjye ngasoma aya magambo ndagutanga. Haravuze ngo nimwibuka amategeko y'umugaragu wanje Mose ayo namutegekeye Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Niki? Amategeko yari amategeko n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, ndabona uyu yaje. Ninde kandi urihe? Yego Jimmy turakumva. Turabashuje mu izina rya Yesu. Yego amena. Ikiganiro ni cyiza cyane twagikunze twagikurikiranye, twifuzaga ngo ikindi gihe musongere mugisubizeho kuko turukumva kabisa ibintu byagiye neza cyane nuko byose bitarangiye. Amen amen amen. Rwose ntago byarangira none turacyabitse byinshi. Urumva ko twabyiswe umugabane wa mbere. Ni ngombwa ko abantu bamenya ko hariho byinshi kabisa. Imana iguhumugisha. Amen amen. Turashimye kabisa. Sawa Imana iguhumugisha abakoze gukurikirana no guhamagara.
twari turi rero muri Maraki bice bitatu ku bafite Bibiliya 93 umurongo wa 22 ugeza 24 n'abafite Bibiliya 57 ni Maraki bice binumurongo wa 4. Nimwibuka amateko y'umugaragu wanje Mose ayo namutegekeye ihorebu yari ay'Abisirayeli bose yari amategeko n'amateka dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya urya umunsi ukomeye umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwo butaragera uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isumuvumo Imana yacu himbazwe cyane. Rero urumva ko kwiyibutsa amateka kwiyibutsa amategeko kugira abantu bakongera bakabitekerezaho binafasha abantu. Sinzi niba wagize amahirwe yo kuhagera. Nahageze ni ku page ya 75 isubi ya 134. Yego ni muke twiyibutsa amateka. Aho twongeye gusura muri subi ati mu gihe twiyibutsaga amateka y'ibyatubayeho. Yego tumaze gukurikirana buri ntambwe yo kujya mbere kwacu kugeza uko tumeze ubu ngubu nshobora kuvuga nti Imana ihimbazwe. Amen. Iyo nitegereje ibyo Uwiteka yakoze byose ndatangara cyane kandi ngiringira Kristo umuyobozi wacu. Amen. Nta na kimwe cyahazaza twatinya ntacyo rwose keretse nitwibagirwa uburyo Uwiteka yatuyoboye n'ibyo atwigishiriza mu mateka ibyatubayeho mu gihe cyashize. Yego wenda muntu w'Imana ubwo dusoza icyo kuvuga yego tunabwira abantu ko ni nabyiza ko muri turibayeho isegonda rimwe ryo kuvuga ijambo risa n'iripfundikira ikiganiro. Ubwo rero watangiye kwisabara kurikiraho hanyuma uraza guherukana indera bakura hanyuma yaho turaza kumenya ko dusoza dusenze. Murakoze abadukurikiranye turacyabafitiye byinshi. Yego ni kuri radio biragoye kuba twavuga byose twimbitse cyane ariko kandi tuzagerageza kuba incamake zihagije zo kuyu murimo wagenze kugeza ubu ngubu. Kandi tuzakomeza no gukenera n'abandi bagiye binjira muri uyu murimo ko ibihe byagiye biha ibindi ngo no bajye baganira no kubyo nabo babonye. Iki kiganiro kizakomeza. Amen. Mukomeje icyo muze kwisaba nawe yatubwira gusa icyo mvuga yego nongera kuri make yavuzwe cyane cyane kubyerekeranye nuko ubuyobozi bw'idini bwahagurutse kurwanya ubutumwa no kubuvuga nabi. Muri uko kuburwanya no kubuvuga nabi nabo babaga babwiriza berekeza abandi batari babyumva yego gushaka no kugenzura impamvu. Hari abazaga babwirijwe n'abapastor kubwo kunegura ubutumwa no kubutuka. Yego rero ibyo twarabishimye twanavuze tuti mwaratuzenzaga mudutuka mutuvuga nabi ariko muri ukubwiriza namwe mwishira hanze. Ibyo nibyo byatumye bashiraho urukuta rwo kongera kwinjira mu rusengero. Kabisa. Murakoze cyane rero ni wowe utahiwe tubwire. Nje ndashima. Karibu. Ndashimira Imana ko yaduhagurukije mu birere bitari bimwe kandi igahagurutsa abagabo batiganye batareranywe kandi na n'uyu munsi bakaba bagikomeje umurimo w'Imana. Amen. Nkaba nshimira Imana ko ubwo hagurukaga ubwaka bwanga ifunguro ryera n'ubukwe n'umubatizo n'amaturo twebwe tutaguyaho. Amen. Kongera ngashimira Imana ko hongeye kuza ikintu c'ubwaka kutarya umunyu kutisiga isabune kudakandagira mu barabara bavuga ngo ni ikimenyetso c'inyamaswa ntibasonesha urudodo bagasonesha ubuhivu bakajya ibyo kurya bitagira umunyu. Yego bamwe bapfa mu mwuka abandi bapfa no mu mubiri. Ndashimira Imana ko tutatwawe n'izo nyigisho. Yego ndashimira Imana ko bazamutse bakagera ku ntera yo kwanga iyi Bibiliya dufite. Yego bakandika Bibiliya bise ngo irakomeye ngo y'ibihumbi 2 bayanditse n'agatoki kabo no mu kayi amakarine nabo baka Bibiliya abo baka Bibiliya bayishira ku ruhande. Ndashimira Imana ko umwuka Imana yawudukijije. Turashimira Imana tugeze mu cyo bita gutsindishirizwa no kwizera. Hari benshi bamenye abatsindishirizwa n'abatatsindishirizwa. Twebwe tukemera ko bose bagera ku birenge bya Yesu. Amen. Ubwo
baba abacamanza turashimira Imana ko tutabaye abacamanza tukaba twemera ko Yesu aba umucamanza wenyine ari ku ntebe y'ubuntu ibyo tukaba tubishimira Imana tukaba tunashimira Imana ko nanone tutakuruwe n'imbaraga n'umuvuduko w'abadivantisite basobanura ubuhanuzi uko butari banguye umuco bawutuka benshi bafungwa ariko habayeho gufungwa habaho no kunyagwa abandi barakubitwa ariko ndashimira Imana ko tutasubiye mu kidive kubera ubwoba bwo gufungwa no gukubitwa nabwiye ngo na n'uyu munsi tukaba tugihanganye nabo kandi dutwaye ukuri kunesha bityo rero ibyo nibyo nashimiraga Imana rero igihe Imana izaba ikitubeshejeho tuzongera tubabwire iby'igihinga ubugorozi bwinjiye reka tunibutse n'abantu kwa hose tuvuze ubugorozi bwari butari bwinjira ntitwabatizaga ntitwaryaga ifunguro ryera ntitwaturaga nta mukuru w'itorero twatoreshaga nta mudiyakoni wari uriho nta organization icyo bita ubugorozi ariyo bita amahame agendanye n'itorero rya Kristo ubwo yari atarinjira ahubwo tuzenguruka no gukanguka no kwivugurura aha niho tugarukirije uyu munsi wa none noneho nitumara kwinjiza ubugorozi ko bwatangiye nibwo tuzaberekana none n'ingorane twahuye mu bugorozi nanone Imana ikazidukiza tukaba tugikomeje kugenda nk'uko Imana yaduhamagaye ye murakoze Imana ikomeze kudufasha kandi duhire twese amen rero mwakoze kudukurikirana n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi nakubwiye ndahabageze abigarutseho rwose muzehe naho ubutaha ntuzacikwe rero n'uyu munsi n'aya masaha Imana ibaha imigisha turapfukama rero nanone muzehe kwisaba adushyire ku masezerano turagushimiye cyane data wa twese ukiranuka uri mu ijuru tugushimiye ko waduhamagaye utuvanye mu moko ataramwe no mu madini ataramwe ukaduhindura ubwoko bwawe n'abantu bawe ndetse n'abakozi bawe bo kubwiriza ubutumwa buheruka bwiteguza abantu ugaruka kwa Kristo bwa kabiri tukaba duhagaze muri uwo mwuka no muri iyo mbaraga turi bazima turagushima izina ryawe rihimbaza amen twongeye gushimira ko twibukije kuza gushira ahabona ibyatangiye bikomeje kuzageza igihe uzazira ndakwingize ngo ababyumvise ubaho umwuka wo kwisubiraho amen kandi ubahe gufatanya natwe muri uyu murimo kugira ngo dukomezanye kugeza igihe Kristo azazira tuzinjire mu bwami bwawe amen ngaho bane natwe iri joro kandi ukomeze kuduha ubuzima buzira umuze n'abatwumva kugira ngo tuzakomeze ubutaha turi bazima n'ubundi tubigusabye mu izina rya Yesu amen Urane nushaka nzaguha ifeza